Reka ngusuze kandi nkwifurize no kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Ni karibu cyane hano kuri Ineba TV. Ni karibu rero ku nkuru nziza cyane y'urukundo tugiye kukugezaho. Nta gushidikanya ndizera ko nawe rwose uri buyikunde. Inkuru yacu uyu munsi tuyitangiriye ahantu hamwe. Hari umusore urimo yumva umuziki ari nako yikorera akazi ke. Afite courage nyinshi cyane, arishimye cyane rwose ku buryo ubona ko akazi ke agakora gakunze cyane. Arimo ariyogereza imodoka, mbese nyine ni umunamba niko kazi akora. Uwo musore urebye ku isura ubona ari umusore mwiza w'igihagararo ndetse w'ibigango. Amazina ye yitwa Lucas. Lucas ntiyijena mu kazi, aba afite morale kandi akazi ke agakora neza cyane. Bituma rero abantu benshi batandukanye bamugana ngo bamuhe akazi. Umukobwa umwe witwa Livia nawe yarangiwe n'inshuti ze aho Lucas akorera, nuko aragenda nawe ngo amwogereze imodoka. Livia koko yasanze ibyo bavugaga kuri Lucas ari byo. Rwose ibyo akora arabizi kandi abikora bikunze cyane. Livia rero nta handi yari akijyana imodoka ye usibye kwa Lucas. Livia yari afite umukunzi witwa Scott. Nawe rero yari yaramurangiye kwa Lucas, nuko bombi batangira kuba abakiriya ba Lucas gutya. Iteka niho bajyanaga imodoka zabo kugira ngo bazibatunganyirize. Nk'ibisanzwe rero n'ubundi Livia yigeze kujyana imodoka ye kwa Lucas kugira ngo ayimutunganyirize, ariko umukunzi we Scott aramuhamagara aramubwira ngo amutegererezeyo ntahava ataraza. Nuko Lucas imodoka ya Livia amaze kuyitunganya aramubwira ati imodoka yawe nayirangije. Livia nawe aramubwira ati nta kibazo, reka mbe ndi hano ho gatoya ntegereza umukunzi wanjye Scott kuko yambwiye ko ari buhansanga. Nuko Livia akomeza guhagarara aho ngaho ategereje Scott, ariko ageze hararambirwa n'irungu ritangira kumwica. Nuko yegera Lucas ngo babe biganirira, dore ko Lucas muri ako kanya nta n'abakiriya yari afite. Nuko Livia na Lucas batangira kuganira gutyo. Nuko Livia abwira Lucas ati nakunze uburyo ukoramo akazi kawe ugakunze ufite n'ubushake, mu gihe bamwe bagafata nk'akazi gasuzuguritse kandi gaciriritse. Nuko Lucas aramubwira ati burya ntibazakubeshye, nta kazi na kamwe gasuzuguritse kabaho. Buriya gapfa kuba gatunze nyirako, buriya bene ko nibo bamenya agaciro kaba kabafitiye. Nuko Livia aramubwira ati nanjye nuko mbifata. Barakomeje baraganira. Nuko Livia aramubwira ati none se ubu ngubu nk'umuntu aramutse akuboneye akandi kazi kaguhemba amafaranga menshi cyane kurusha akangaka, nk'akazi ko mu biro, wenda ntabwo wagakora? Lucas ati hari ako wambonera se? Livia ati wenda si nonaha, ariko ngashatse ntago nakabura, kandi njyewe niyo ntakabona mfite abantu benshi bakomeye tuziranye batapfa kubura akazi. Rero mbishyizemo ubushake rwose nakakubonera mu gihe gitoya. Nuko Lucas aramubwira ati Livia warukoze cyane, ariko ako kazi ntabwo ngashaka, nzakomeza nibera umunamba. Livia aratangara cyane ati ntibishoboka, ni ukugakunda cyane se? Ntabwo wagize amahirwe yo kwiga se ku buryo wenda utekereza yuko akazi naba ngiye kugushakira kaba gakeneye umuntu ufite amashuri menshi? None se wenda hano hakura amafaranga menshi ku buryo wumva yuko ariho hantu honyine wakorera nta kandi kazi wakora? Ni ukubera icyo umbwiye yuko akazi nari ngiye kugushakira utagashaka? Nuko Lucas aramusubiza ati rwose amashuri mfite nubwo atari menshi cyane, ariko si na makeya cyane. Buriya nanarangije kaminuza. Urumva rero ko uramutse unshakiye akazi k'umuntu ufite amashuri ya kaminuza rwose ushobora kukambonera pe, ariko ntabwo bishaka, nyine byihorere. Livia ati ntabwo byumvikana, none se nyine ni ukubera icyo ushaka kwigumira ahangaha? Lucas aramubwira ati ibyo byihorere wibyibazaho byinshi, ni ibanga ryanjye. Livia aramubaza ati hari undi muntu uzi iryo banga ryawe? Lucas ati ntawe. Livia aramubwira ati none se sinjya numva bavuga ngo ibanga ni irya babiri? Ngaho rimenere biba ari ibanga ryanjye nawe, bigume hagati yanjye nawe. Lucas araseka, ntago yatekerezaga ko umukobwa mwiza nka Livia byongeye w'umuherwe gutyo yaba azi kuganira gutyo. Nuko Lucas aramubwira ati ndumva ushaka kubimenya cyane, ubanza ukunda kugira amatsiko. Livia aramubwira ati yego pe, mfite amatsiko yo kumenya impamvu udashaka kureka aka kazi kawe k'ubunamba. Nuko Lucas aramubwira ati kuba naraje kuba umunamba ni ibibazo bya famiye,
ababyeyi banjye bitabye Imana nkiri mutoya, nari ikinege iwacu, nta wundi muvandimwe nagiraga. Ababyeyi banjye rero bari abakire cyane. Bamaze kwitaba Imana rero uko mbyumva, kuko nyine njyewe sinari mpari, bamwe mu bo mu muryango yacu batangiye kurwanira kumfata ngo bandere, atari urundi rukundo, ari ukugira ngo barwanire iyo mitungo y'iwacu bayegukane. Nuko anko wanjye umwe byemezwa ko ari we ugomba kunjyana akandera. Akimara kumfata rero, imitungo y'iwacu yatangiye kuyisesagura uko yiboneye, arayirya, arayimara indi, arayigurisha, mbese ntiyagira na kimwe asigaza. Aho mariye gukura rero, yambwiye ko imitungo y'iwacu yose yashize, ko yayimaze ayigurisha ashaka amafaranga y'ishuri yanyishyuriye, mu myenda yanguriraga, no mu bindi bintu byose nyine umuntu akenera buri munsi. Ariko njyewe muri njye numvaga nta kintu na kimwe bimbwiye. Naravugaga nti n'ubundi ibyo ntibyari ibyanjye, ababyeyi banjye nibo babikoreye, nanjye nzakorera ibyanjye. Ariko anko wanjye we yagize ubwoba, agira ngo nzamuhemukira muhora kundira imitungo y'ababyeyi banjye akayimara. Aho ndangirije kaminuza rero, atangira kungendaho, atinya ko nzaba umuntu ukomeye nkamurenga nkamugirira nabi. Aho mbonye akazi hose akabijyamo bugacya banyirukana. Ni ibintu byinshi